Mu karere ka Rulindo umusore w'imyaka 18 ashinguwe ari muzima. Abaturage baho bari kurira cyane ndetse bafite n'agahinda kenshi uko bigaragara, bamwe muri bo bafite ubwoba bwinshi cyane ku buryo byabarenze batangiye kuba bahamagara inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi bwo hejuru. Nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru aramutse avugwa muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku tariki ya 16 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Ni umwana w'umuhungu witwa Nsabuwayo Eric. Bimaze kugaragara yuko bari bafashe umwanzuro wo kuba yashingurwa na bagenzi be bagera kuri 5 ari muzima. Nyemerera ngusesengurire iby'aya makuru akomeje kugenda ayobekana hano mu gihugu cy'u Rwanda. Biravuga yuko hasigaye urugomo rudasanzwe, nibwo hari haciyeho iminsi igera kuri 3 yonyine hariya mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri Nyabugogo hatemaguriwe umugore bamutemaguje umuhoro. Byakozwe n'abagabo bagera kuri 3 ariko kugeza amaginga yangaya bari mu maboko atarabayo. Kugeza ubu ngubu polisi y'u Rwanda yaje kuba yabata muri yombi. Kugeza amaginga barimo kuba bahatirirwa ibibazo mu buyobozi bw'ibanze. Abaturage bari kurira cyane ndetse benshi muri bo bafite ubwoba bwinshi cyane. Nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda agaragara muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku tariki ya 16 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025, aho tugiye kwerekeza mu karere ka Rulindo. Hamaze kuba hagaragara inkuru mbi cyane idashimishije hamwe na gakeya ikomeje kugenda ica imigongo ya benshi. Nyemerera ngusangize kuri aya makuru atariho ivumbi. Reka nkwereke ko ibi ari ibyanyabyo ndetse atari amateshwa. Nyemerera kandi ubanze udukandire kuri iyo buto ya subscribe kugira ngo turusheho kugenda tubana 5 kuri 5 umunsi ku munsi mu makuru tugenda tubagezaho aba yashakishijwe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Hari mu gitondo cya kare ubwo nabyukaga mu gitondo nja kuri murandasi ngo nshake amakuru yo kuba nabagezaho muri uru rukerera rwo kuri uyu wa mbere, nibwo naje kuba nakumva telefone impamagaye ihuruza cyane ivuga iti vayo wirebere ibibereye hano mu karere ka Rulindo. Noneho abaturage bari kurira cyane ndetse benshi muri bo bafite ubwoba bwinshi cyane uko bigaragara, bamwe baraza no kuba byabagwaza ihahamuka. Nibwo nafashe akamoto ngenda nihuta ntazi ikibaye kuko sinigeze mbaza ngo ese habaye iki, ahubwo nkihagera nasanze ari abamama n'ababyeyi bakuze ndetse n'abana ari n'abapapa bose bari kurira bitewe n'inkuru yariri aho ngaho. Biravuga yuko ari umwana witwa Nsabuwayo wari umaze iminsi igera kuri 3 bamusakisha iwabo baramubuze. Biravuga yuko baje kuba bamusanga hano kuri uyu mwobo muri kubona kuri thumbnail ndetse nk'uko nabibabwiye kuri title. Biravuga yuko yafashwe n'abasore 3 bari bamaze kuba bamushingura bamugejeje mu mwobo. Uko bigaragara yakomeretse cyane, yaramaze no kwangirika ku buryo bukabije. Kugeza amaginga ya bihutiye ko bamukuramo bamujyana ku bitaro kugira ngo babe bamuhereza ubutabazi bw'ibanze kugira ngo abanze yakitabwaho kuko yaramaze kuba yakwangirika cyane. Kugeza ayo maginga ya bamaze kubafata bari bamaze kuba bamushingura ari muzima. Mu by'amahirwe Imana ikora ibyayo ntabwo yari yagashizemo umwuka. Nyemerera turebere hamwe ukuntu cyabiteye kugira ngo babe batangira kuba bafata umwanzuro wo kuba bamushingura ari muzima. Ibi bintu ntabwo bisanzwe kuko ibi bintu kuri aya makuru akomeje kugenda agaragara muri zino nce ntabwo byari bisanzwe. Nyemerera umandire kuri iyo buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana neza 5 kuri 5 umunsi ku munsi kugira ngo mbone uko ngusobanura neza cyane. Urava hano usobanukiwe, urukumva ibi bintu birimo urujijo. Ushobora kuba wakwibaza nimba byabereye hano mu gihugu cy'u Rwanda, nyamara ibi bintu byabereye hano mu karere ka Rulindo, aho bimaze kuba byagaragara yuko uyu mwana w'umuhungu byatangiriye ku kibuga cy'umupira, aho bari bamaze iminsi 3 bitoreza ku kibuga cy'umupira badataha kuko ngo bari bafite gahunda yo kuba bajya guhura n'indi kipe. Ubwo byari byabasabye kuba bakora imyitozo myinshi cyane. Nibwo uyu mwana w'umuhungu yaramaze iminsi ari we utsinda ibitego byinshi cyane, bagenzi be bakaza kuba babigiriramo imijinya myinshi. Birangira bamugiriye igikundi cyo kuba bafata n'umwanzuro wo kuba bamuta muri yombi. Muri make nk'uko bajya babivuga, baravuga ngo ubwo bamugiriye ishyamba. Bafashe gahunda yo kuba bamurakarira bigira naho bamwe bamwifuriza kuba banamwica. Bidatinze bahise bamwe bagenda ahantu bacukuraga umucanga, baragenda barahareba baravuga ati aha hantu hashobora kuba habidukorera. Nibwo batashye bamubwira ati vayo tukwereke ahantu tujya kuba twaca amapera. Akihagera bahise bamujugunya muri uwo mwobo, batangira kuba bashaka ibiti ngo batambike hejuru, noneho nibarangiza
basibanganyeho n'amabuye menshi cyane. Nibwo umuhinzi wari uri mu murima wazindutse kare kare ajya kuba yahinga umurima we, yaje kuba yakumva batangiye kuritura ibitonde by'amabuye kugira ngo babe bamurengerezaho igishinga ubundi bisubirire iyo bari bavuye. Yahageze, akihagera yibaza ibiri kubera aho ngaho, arababajije ati ese muri gukora iki? Bamubwira ko nta birenze ari akantu bari bataye mu cyobo bashaka kuba bakuramo, ariko nyamara yumva hari umuntu uri kuririra hafi aho ngaho. Akihagera yakubiswe n'inkuba akibona amashusho y'ibiri kubera aho ngaho. Biravugwa yuko uyu muturage wahageze bwa mbere yatanze amakuru kugira ngo uyu mwana w'umuhungu aze atabarwe, witwa Nsababayo Eric, kugira ngo bamuhereze ubutabazi bw'ibanze kuko bari bamaze kumugezaho amabuye ya mbere. Biravugwa yuko yari amaze kuba yakwangirika impanga ye bikomeye cyane, kugeza amagingo aya bakimugeza ku bitaro bahise, usibye kuba bahise bamudoda, nta kindi baje kuba bamukorera kuko biravugwa yuko bamujyanye ari kuvirirana cyane. Bahageze arenda gushiramo umwuka, ariko kugeza amagingo aya ku bitaro baravuga yuko nta kirahinduka, aracyatera akuka, ntabwo arava mu mubiri. Kugeza amagingo aya nkomeje kugenda nisabira abaturage bose kujya bagenda batangira amakuru ku gihe, kuko iyo hataba umuntu watanze amakuru byari buze kuba byabagwa nabi.